mbere yuko nguma mu rugo natwaraga imodoka mbere mu Bashinwa, none akazi karahagaze. Reka nayo naba narizigamiye yarashize kera. Bakira hano mama. Cyo mwamwe. Kizito ugiyemo twari tubayeho twabonaga icyo turya kuko n'ubundi ibyumweru bibiri ntabwo ari byinshi cyane bikabije, twari dufite uko tugenda tubaho, ibyo twari twarahashye mbere nibyo byadutungaga, byari bitarashira nta kibazo. None ubu ngubu turashimira leta yacu kuko rireberera abaturage, aho nyine byari bigeze bigiye gukomera iradutabaye, ni byiza, turashimye. Imana ibaha umugisha, bajye bakomeza bareberere abaturage. no guhaye iki? Bampaye kawunga, bampaye n'ibishyimbo. niba barije bose nazo barabigenje bate? Oya barahari bakize. Muri iki gihe cya gahunda ya guma mu rugo, abafite akazi nyine ka leta barakomeje barakora, katwe babubyizi nuko leta y'ubumwe yagiye itwitaho ifatanyije n'inzego z'ibanze, tukagenda tubona ibyo kurya. Naho ubundi ikibazo cyo kirahari kubera guma mu rugo nyine nk'abari batunzwe kujya hanze, urumva ikibazo kirahari. Ibi biryo baduhaye rwose byadukuye kure, byaradufashije cyane kuko nta kintu twari dufite kubera ko byari byanadutunguye bitunguranye. Ibishyimbo twahaye ni byiza, turabiteka bigashya nta kibazo bifite. Ya leta. Kamera ibona. Akira mata. Ego umwe ntusonze. Ego. Ariko aho batangiye kudufashiriza tumeze neza, imibereho ni myiza, abana nta kibazo, natwe tumeze neza. Baduhaye ibyo kurya, duha ibishyimbo, baduha kawunga, none batwongereho n'intungamubiri z'abana, amata. Baduhaye ibyo kurya, none baduhaye n'amata yo kutwongerera intungamubiri. Turashima ubuyobozi bwo mu karere ka Gasabo butwitayeho nk'ababyeyi n'abana dutwite. Ari he y'umugama nazi. Muri gahunda ya guma mu rugo turi kunyuramo tureba ababyeyi n'abana, cyane cyane ababyeyi batwite n'abana bakurikijwe imburagihe bakeneye izo ntungamubiri, kugira ngo tubone uburyo tubakorera ubuvugizi mu buyobozi bwacu
bagira icyo babamarira ku byerekeranye n'intungamubiri. Twabahaye kawunga, tubaha n'ibishyimbo, ubu turimo turabaha n'amata yo kongerera intungamubiri b'abana bari munsi y'imyaka 5. Ariko uyu munsi turimo turaha nanone abashobora kuba babaye cyane kurusha abandi. Ntabwo ari bose, ntabwo abaturage bose turimo guha aka kanya, ariko abenshi birabageraho, kandi iki cyiciro nikirangira n'ubundi ikindi cyiciro kirahari nanone tuzongera tubahe. Ku buryo nta muntu uzasonza mu by'ukuri kandi ibyo kurya bihari. Hari ibyo twabonye mu cyumweru gishize byahawe abaturage bari muri faze ya mbere, ariko hari n'ibindi twaraye tubonye. N'ibindi biri kuza nk'uko mubibonye, hari imodoka ziri kubigeza hano kuri stock. Ibi ngibi mubona turi gufatanya n'urubyiruko ruzwi ku izina rya Youth Volunteers mu kubishyira mu mifuka biza kugezwa ku baturage. Ni ibyaraye bihageze ejo, ariko hari n'ibindi bihageze mu kanya twagiye dushyira kuri buri stock ya buri kagari. Ibyo rero twaraye tubonye biraraye bigeze ku baturage uyu munsi byose. Ibyo turi kubona uyu munsi nabyo birashyirwa mu mifuka kugira ngo bijye mu masibo n'imidugudu, nabyo rero tuba twarangije kubitanga. Turi kugerageza gufatikanya n'inzego z'ibanze, iz'umutekano n'irondo ry'umwuga, tukaherekeza ibyo kurya ku baturage nta kibazo kibaye. Abwirinzi baradufashije, baduhaye udupfukamunwa, baduhereza hand sanitizer. Iyo ugiye guhereza umuturage kugira gusinyire, ubanza kumukarabya kugira ngo agusinyire atakana. Okay. Sawa. Ibi rero ufite abantu bangahe? Murakoze. Tumaze guha ibiribwa abantu bagizweho ingaruka na gahunda ya Guma mu Rugo mu mujyi wa Kigali, bageze ku miryango 72,000, ariko nyuma twaje gusanga hari abandi bari barizigamiye, ariko bigenda bibashirana ibyo bizigamiye. N'indi miryango nayo igeze ku 60,000 irengaho gato. Ubwo nayo batangiye kuyegera bayiha ibyo kurya. Hakaba rero hari n'imiryango igiye ifite abana batoya bari munsi y'imyaka 5. Abo nabo barahabwa, bagenda babafasha babegereza amata y'ishyushyu kugira ngo bagire inyongera mu mirire yabo. Abakeneye aya mafunguro ntabwo baza kuyafata, ntabwo bayaterera umurongo, ahubwo ibiribwa bibashyikirizwa mu rugo. Niyo mpamvu ubona babyegeranyiriza hano ku rwego rw'umurenge, bakabishyira mu mapaki atandukanye bagendeye ku ngano y'imiryango, hanyuma noneho bikava hano bijya ku mudugudu, n'ab'umudugudu n'ababana urubyiruko rw'abakorerabushake
n'abandi bakorana nabo hariya hasi, abajyanama b'ubuzima, inzego z'ibanze, bagafasha kubigeza ku miryango. Ni uko nguko byubatse. Ikindi ngira ngo nagira ngo mbabwire gikomeye ni uko iri sizuma tugenda turikora umunsi ku wundi, kuko birashoboka ko umuntu uyu munsi ku cyumweru ashobora kuba afite ibyo arya, ariko ku wa gatatu bikazaba byashyizwe. N'ubikeneye ntabwo ku mudugudu ari mudugudu wicara ngo avuge ngo ndabiha kanaka, ntabwo mu isibo ari mutwara sibo wicara ngo avuge ngo ndabiha kanaka, ahubwo ba bantu barareba bati kwa kanaka baba baziranye, kwa kanaka nibo bakeneye kurusha abandi, akaba ari uko bikorwa. Natwe ariko bidusaba ko twongera tugakurikirana tukareba ko birimo gukorwa gutyo. Inzego z'umurenge n'akagari cyane cyane ziba zegeraho nizo zikora iryo sesengura, ariko zifatanyije n'izindi nzego byegeranye, akaba ari iyo mikorere kugenda buhoro bitangiye muri urwo rwego. Rero twari twifuje ko umujyi wa Kigali ari nawo ushyira mu bikorwa iki gikorwa, n'uturere tuwugize bagira ubushobozi bwo kujya bahora bafite ibiribwa bashobora gutanga, bitari gusa muri sitoke y'igihugu, ahubwo n'aho mu turere uwahamagara avuga ati nkeneye ibiro 5 cyangwa ibiro 10, nawe akaba yabonerwa igisubizo. Icyo twasaba ni uko nanone hatagira ababyuriraho bakazanamo amakabya nkuru, bakazanamo no kujora, bakazanamo no kuvuga ibitari byo, kuko nabyo birahari, ngira ngo nabyo byiganje. Aho wenda niho namwe nk'abafite mu nshingano kumenyekanisha no kwigisha abaturage, itangazamakuru rwose rifite uruhare rukomeye cyane kugira ngo tumenye amakuru, ariko tumenye aya nyayo, ariko byacitse nta byacitse. Amakabya nkuru hari igihe usanga byonona cyangwa bigatera igikuba, kandi wenda nta gikora cyacitse, ariko niba hari ikibazo kiri cyo rwose tuba dushaka kukimenya, tuba dushaka no kucyumva. Reka dufatore byarangiye.